Data aho muri hose turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi tunejejwe n'Imana uyu mwanya duhaye wo kongera kuboneka kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mitima yacu uyu munsi. Turanezerewe cyane, turabasuhuje aho muherereye hose, abari mu bihugu bya Afurika, abari mu biyaga bigari, muri Congo, mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Uganda na Kenya, abashobora kumva ururimi tuvuga. Turasuhuza kandi abari mu Burayi, abari muri Amerika, muri Aziya ndetse na Oceania cyangwa se Australia. Nkaba ngira ngo uyu munsi twihute tuganire ku ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima. Turasoma mu gitabo cya Zaburi, igice cya 11 umurongo umwe gusa wa 3. Haravuga ngo imfatiro nizisenywa umukiranutsi azakora iki? Ni ijambo rigufi cyane kandi ni ikibazo cyawe nanjye ijambo ry'Imana ritubajije muri aka kanya, ngo mbese imfatiro zisenyuka umukiranutsi w'Imana we azakora iki? Ahangaha tumaze gusoma izi mfatiro zivugwa ahangaha, cyangwa se fondasiyo cyangwa se foundation mu ndimi z'amahanga, zishatse kuvuga ku bintu abantu bajya bashingiraho ubuzima bwabo, bakumva ko bitariho, cyangwa se abo bantu batariho bo batashobora kubaho. Ibyo bintu bagasa nkaho ari byo bahindura Imana, bagasa nkaho ari byo bubakaho ubuzima bwabo. Nibyo Bibiliya ivuze hano ko arizo mfatiro. Mu gihe izo mfatiro rero zitariho, mu gihe uwo muntu utekereza ko ari ukurangiriza byose, ari ugushoborera byose, ari ugukorera byose, ko adahari, utabaho, mu gihe adahari byagenda biti? Aho ni ku bantu bose, ariko ku mukiranutsi turaza kureba uko bimeze, no ku bandi bantu uko bigenda. Turaza kureba abantu babiri hano Bibiliya itubwira. Bibiliya itubwira abantu babiri, itubwira umuntu umwe witwa Yobu. Biratubwira ngo yari umukiranutsi wubahaga Imana cyane, kandi ngo akayubaha atabitewe n'uko Imana yari yaramuhaye umugisha. Yari afite ubutunzi bwinshi cyane, ngo bituma Satani amugirira ishyari. Murabyibuka, sindi bujye muri iyo nkuru yose uko yagenze, ariko izina Yobu naryo risobanura ngo Yobu yari umunyamubabaro cyangwa se umunyamarira. Yari umuntu w'umunyamubabaro bitewe uko izina rye risobanuye, cyangwa se umunyamarira cyangwa se urira. Turaza kureba na Nawomi, nawe ni umudamu cyangwa se umugore. Bibiliya itubwira izina rye ngo ryasobanuraga umunyaburanga cyangwa se umunyagikundiro. Uwo nawe yahuye n'ibibazo byinshi, murabyibuka uko byamugendekeye. Turaza kubivuga nitumugeraho, nuko umwe muri bo yagiye yitwara ku ngaruka z'ibibazo, cyangwa se zo gusenywa ko ibyo bari bishingikirijeho, ibyo bari batunze, ibyari babeshejeho mu gihe cyabo. Ahangaha duhereye kuri Yobu, muribuka uburyo Satani yamusabye ku Mana, akamuteza ibyago byinshi, abana be bose bagapfa, amatungo ye yose akanyagwa, ibintu byose bikamushiraho, kugeza ubwo n'umugore yashatse yamwihakanye, kugeza ubwo ngo n'umubiri ubwawo, umubiri we utangira kubora, kandi akiriho agihumeka atarapfuye, mu gihe tumenyereye ko umubiri w'umuntu ubora ari uko umwuka wamaze kumuvamo. Ariko Yobu yatangiye kubora
agihagaze. Ibyo byose rero nubwo byamubayeho, ndagira ngo tunyuremo mu magambo makeya ku bintu nka bine bya Yobu yagaragaje nyuma yo guca muri urwo ruganda, nyuma yo gusenywa kw'ibyo yari afite byose bikamushiraho. Bibiliya itubwira ngo, ijambo rya mbere, Yobu yaravuze ngo naho Imana yandeka nzakomeza kuyiringira. Urebye uyu murongo bisa nkaho Yobu yavuga ko Imana idashobora kumureka, ariko aravuga ati naho yanyirengagiza, naho yandeka nkasa nkaho nyuze muri ibi byose nanyuzemo, ariko urukundo rwanjye ntabwo ntirwari rushingiye ku byo yari yarampaye. Ntabwo ari rwo rukundo gusa, ahubwo nubwo byose byanshiraho n'umubiri ukanshiraho, ariko nta kabuza nzakomeza rwose kuba inshuti yayo, ntabwo nzayivaho, sinzayireka. Ijambo rya kabiri biravuga ngo yahisemo gukomeza kuyiringira no kubaka kuri yo ndetse no kuyubaha. Yakomeje kwiringira Imana nubwo yari yaranyuze muri ibyo byose, nubwo yari yaranyuze muri ako kaga kose, Satani yaramuteje ingorane z'uburyo butandukanye, ariko yakomeje kwiringira Imana, akomeza no kuyubaha. Ijambo rya gatatu biravuga ngo ntiyigeze acumuza akanwa ke mu byo yavuze byose. Ni ikintu gikomeye cyane kuba wari ufite inshuti kandi uzi ko ari inshuti ishobora kukurinda, ishobora kugufasha, ishobora kukuba hafi, ishobora kugira icyo ikumarira mu gihe wagize ibibazo. Ariko kuri Yobu ntabwo ari ko Imana byagenze. Ibyago bya mbere byaraje, ibya kabiri biraza, ibya gatatu biraza, abantu baramuhagurukira, asigara ari wenyine n'umubiri we ubwawo umushiraho. Ariko ikintu gitangaje ni uko n'amagambo ava mu kanwa ke ntabwo yigeze agaragaza kuvuga nabi Imana, ngo avuge ko wenda Imana yaba yaragize uruhare mu byamubayeho cyangwa se Imana yamutereranye, ngo ntiyigeze acumuza akanwa ke. Ni ikintu gikomeye cyane. Ijambo rya kane biravuga ngo Yobu yakomeje gushima Imana. Aho birakomeye cyane kubera ko tumenyereye gushima Imana. Abantu benshi bamenyereye gushima Imana iyo ubuzima bugenda neza, iyo ibintu biri oke, iyo ibintu byose nta kibazo kirimo. Aho ngaho twese twarwanira imbere, tukagenda tugashima Imana, tukavuga ibitangaza Imana yadukoreye, tukavuga uko twe turwaye tugakira, tukavuga mbese iyo ibintu bigenda neza, umuntu wese, abantu bose barwanira gushima. Ariko Yobu muri ako kaga kose, muri izo ntambara zose, muri ibyo bibazo byose yanyuzemo, Bibiliya yatubwiye ngo yakomeje gushima Imana. Ntabwo byoroshye, ni ikintu gikomeye cyane kuba washobora gushima wenda umuntu utaragutabaye mu bibazo wanyuzemo, kabone naho yaba atari wowe wabiguteye, ariko kuba yarashoboraga kugira icyo akumarira, kuba yarashoboraga kugutabara, kuba yarashoboraga kugukiza, yari afite ubwo bushobozi, agasa nk'aho akwirengagije, ariko nyuma mu magambo yawe, mu byo uvuga, ugashobora gukomeza kumushima no kuvuga, kumuvuga neza, no kuvuga ubutwari bwe, no kuvuga ko ari igitanga. Ni ibintu bikomeye cyane. Sinzi ko ibyo bintu rwose abantu benshi bajya bashobora kubishyikira. Ibyo Yobu yanyuzemo bigeranye n'ibyo nawe wanyuzemo mu buzima bwawe, wenda ubitejwe n'abantu runaka, cyangwa se atari n'abantu babiguteje, ariko ari ibintu bije gusa kubera isi uko iteye. Ariko ni kangahe wowe wagiye unyura mu bibazo, wenda bitangira n'ibya Yobu, ariko ukivovotera Imana, ukavuga ko Imana nta kimaze, ukavuga ko Imana ari ingome. Yewe Imana idufashe cyane. Reka turebe kuri Nawomi, we byabaye ikinyuranyo. Nyuma yo gupfusha umugabo n'abahungu be bombi, we yaragize ati, ijambo rya mbere aravuga ati, Uwiteka yarambuye ukuboko kwe kundwanya. Ijambo rikomeye cyane. Asa nkaho yashinje Imana
ko ibyamubayeho cyangwa se ibitero byamubayeho bikamuhekura, bikamwicira umugabo, bikamwicira abana, ko Imana ariyo yagize uruhare, ariyo yabikoze, ni Imana yabikoze, niyo yamugiriye nabi, niyo yamwambuye. We ashinja Imana kugira uruhare mu byamubayeho. Ijambo rya kabiri yaravuze ati Uwiteka yankoreye ibisharira, bivuze ngo yanteye umubabaro, yatumye aho kuba Nawomi umunyagikundiro, ahubwo mpinduka umunyamubabaro, mpinduka umunyagahinda. Nko kuvuga ngo Imana niyo yampinduye kuba, yankuye mu byiza, inshyira mu bibabaro, inshyira mu kaga, inshyira muri situwasiyo y'amarira, mu gihe bigaragara ko yari umuntu w'umunyagikundiro, umuntu w'ibyishimo, umuntu mbese ubaho mu bihe byiza anezerewe. Ijambo rikurikiraho yaravuze ati Uwiteka angaruye ntacyo mfite. Igihe yari asubiye iwabo yaravuze ati Uwiteka angaruye ntacyo mfite. Asa naho yashinje Imana kumwambura ibyo yari yarubatseho ubuzima bwe. Nko kuvuga ati Imana, asa nkaho yayigize umwambuzi, aravuga ati Imana yaramfashe iranyambura, none ngarutse ntacyo mfite, naragiye nuzuye, mfite byose, mfite umugabo, mfite abana, ariko ngarutse ndi umupfakazi, ngarutse nta mwana mfite. Mbese ibyo byose avuga ko Imana yariyo yarambuye ukuboko kwe ikamwambura ibyo yari afite byose. Ijambo rya nyuma kuri Nawomi yaravuze ati Imana, yashinje Imana ko ariyo, yashinje Imana, aravuga ati Imana niyo yanteje ibi byose byambayeho, yanjyanye mu rukiko iranshinja. Asa nkaho yavuze ati Imana yabaye umushinjacyaha imbere yanjye. Muzi, sinzi nimba wenda mu banyumva harimo abantu bigeze bajya mu nkiko bagahagarara hariya, umushinjacyaha akabajya imbere wo kubashinja ibyaha, wa muntu ugushinja ibyaha wakoze cyangwa se n'ibyo utakoze, akagusabira ibihano. Akenshi abashinjacyaha bajya basaba ibihano biremereye, wowe ubishinjwa ni wowe ubyumva. Abantu bicaye mu rukiko ntibashobora kumva uburemere iyo umushinja nk'ubwo wowe ushobora kumva igihe umushinjacyaha kuri imbere agushinja kandi agusabira n'ibihano bikomeye cyane. Nawomi nawe yashinjije Imana kuba ariyo yamuhagurukiye, kuba ariyo yamurwanije, kuba ariyo yamuteje akaga, mbese bitandukanye nuko tubibona kuri Yobu uko byamugendekeye. Muri make ibyamubayeho byose bibi yabitewe kuri we, avuga ko yabitewe n'Imana, bitandukanye na Yobu utarigeze agira ikintu na kimwe mu byamubayeho ashinja Imana, cyangwa se avuga ko byaturutse ku burangare cyangwa se ku buhemu Imana yaba yaramugiriye. Muvandimwe, wowe urimo wumva ubu butumwa, ndagira ngo nkumenyeshe ko iminsi mibi iri imbere yawe, nk'uko bisanzwe igiza no ku bantu benshi. Ku bantu benshi niko mu isi hateye, tugira ibihe byo kwishima, tukagira n'ibihe by'imibabaro, ariko iminsi mibi ikuri imbere. Iminsi mibi ikuri imbere. Imana yanshyize mu mutima kukubwira ngo iminsi mibi ikuri imbere, kandi iyo minsi izakwambura icyubahiro wari ufite. Cya cyubahiro wari ufite cyatumaga ubona uri hejuru y'abandi bantu bose, ukumva uri igitangaza, ukumva uri umuntu ukomeye, ukumva uri umuntu w'igitangaza ukomeye cyane. Ariko iminsi mibi iraje ngo icyo cyubahiro ukibure, ube umuntu usanzwe nk'abandi bose. Ijambo rya kabiri, abandi bazatakaza ubutunzi bari batunze, ndetse muri ubwo butunzi batigeze bafashamo n'abakene, babutakaze. Bibiliya avuga ngo ubutunzi ni nk'inyoni, ngo igihe kijya kigera bukitera amababa bukaguruka, bene bwo ba bandi bari babufite bagasigara bicaye
bareba gusa ntacyo bafite cyo kubugarura. Ndagira ngo nkubwire igihe cyawe cy'uko ubutunzi warunze bushobora kuba ari ubwo wavanye ari ubwo wanyaze abandi, bushobora kuba ari ubwo wariganije abandi mu buryo ubu n'ubu cyangwa buriya, ariko witegure iminsi aho kubera ko utubatse ku rufatiro ruzima, wubatse kuri ubwo butunzi, akaba ari bwo ugiriye kigirwamana. Imana iraje igikureho, hanyuma usigara uhagaze uko wavutse. Ni ubutumwa bukomeye, ni ubutumwa bw'akababaro, ariko ndagira ngo uhindure pozisiyo, wubaka hatuye kubakwa. Ijambo rikurikiraho biravuga ngo abandi bazatakaza inshuti bakundaga, abandi batakaza ababyeyi cyangwa se abavandimwe, abandi batakaze ubwiza bwabo cyangwa se uburanga. Bya bintu byose abantu bubatse, cya kintu wubatse nk'ikigirwamana mu mutima wawe, ukumva ko ari cyo kiri hejuru y'ibindi byose, ukumva ko aricyo kikubeshejeho, ukumva ko uzabeshwaho wenda se nukuza ubwenge gusa. Abandi bubatse ku bwenge bwabo. Ubwenge ntabwo ari bubi, ni bwiza cyane, twese turabusaba Imana. Bibiliya iravuga ngo n'ububuze abusaba Imana, kuko Imana niyo ibutanga. Ariko ntabwo ari ubwo kubakwaho ngo utekereze ko ubwenge bwawe cyangwa se imbaraga zawe cyangwa se icyubahiro cyawe cyangwa se umuryango wawe ari byo bikubeshejeho, ari byo bituma ubaho. Oya, Imana yo mu ijuru yakuremye, nubwo utajya uyiha umwanya mu buzima bwawe, ariko niyo ugenzura ubuzima bwawe, niyo ikubeshejeho, niyo ikurinda. Ni abafite ubutunzi bapfuye banakurushaga byinshi bangana iki? Abatarashoboye kwiga se bari bafite ubwenge nk'ubwo ndetse kukurusha ubwo wari ufite, bo bangana iki? Ariko ibyo byose Imana ntabwo yabiguhereye kugira ngo bihinduke ikigirwamana, ahubwo Imana yabiguhereye kugira ngo bitume uyishima kandi uyiramye kandi uyihe icyubahiro ikwiriye. Hari n'abirata amoko, bakumva ko ubwoko bwabo ari ubwoko busumba andi moko yandi, bakabushyira imbere, bakabukandagiza abandi. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wirata akwiye kwirata ko yamenye Uwiteka, ko azi Imana. Nicyo kirato cyonyine gusa gikomeye, kuko ibindi byose izindi mfatiro zose ntacyo zivuze. Ni ukubaka ku manegeka, ni ukubaka ahantu nka hamwe Bibiliya ivuga wa muntu ngo wubatse inzu yo ku musenyi, ngo imvura yagwa, ngo amazi akaza, imiyaga igahuha, ngo ikabikubita byose bikagenda. Ndagira ngo nkubwire, amazi araje, umuyaga uraje, ugiye guhurira ku nzu yawe, igiye guhurira kuri ibyo ngibyo wubatse. Wibwira ko ari byo bikubeshejeho, wibwira ko ari byo bituma ubaho, wibwira ko icyubahiro cyawe ariko gituma ubasha kurya, ariko gituma ubasha kubona akazi, cyangwa se ibyo byose wubatseho. Ndagira ngo nkubwire, umuyaga uraje, imvura iraguye, bihuriye kuri icyo kintu, kandi biravuga ngo kugwa kwacyo kwabaye kubi. Ikintu cyose cyubatswe kigasimbura Imana mu buzima bw'umuntu, erega Imana niyo dukomokaho, Imana niyo dukomokaho. Niyo mpamvu iyo tuyubatseho birakomera, kuko niyo dukomokaho. Ntabwo ushobora kubaka ibyuma ngo byubake n'urwondo ngo bimare igihe kiragira bigatandukana. Twakomotse ku Mana. Iyo tuyubatseho, iyo tuyizeye, tukayubaha, tukayisenga, tukayishaka, ikagira umwanya mu buzima bwacu, ubuzima bwacu burakomera, ndetse n'iminsi yo kurama kwacu iba myinshi ikiyongera. Ariko Bibiliya iravuga ngo abakiranutsi bazakomera, bazashisha nk'imikindo, kuko batewe hafi y'amazi. Ariko abanyabyaha bo ngo babonye ishyano. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusoze, ariko nkugira inama mwene data, nkugira inama muvandimwe, nkugira inama wowe unyumva, kugira ngo uhindure inyubako wubake ahantu hakwiye kubakwa. Njya numva
imvugo zateye ngo abantu bubaka mu manegeka. Ndagira ngo nkubwire, amanegeka mabi, amanegeka ya nyuma, amanegeka ateye ubwoba, amanegeka ababaje cyane, ntabwo ari ariya tubona y'abantu bubatse ngo munsi y'imisozi amazi ashobora gutwara, ariko amanegeka mabi ni abantu bubatse ku bintu bakubaka bakabisimbuza Imana. Ni abantu bubatse ku bantu bakabasimbuza Imana. Ni abantu bubatse ku butunzi bakabusimbuza Imana. Ni abantu bubatse ku miryango yabo bakabisimbuza Imana. Ni abantu bubatse kuri biriya byose twavuze, ariko ntibubake ku Mana, kuko nk'umuremyi wabo Imana yabaremye, Imana ifite ubugingo bwabo, ifite ubugingo bw'umuntu wese mu maboko yayo, ntibayubakeho bakayirengagiza, bakayitera umugongo, ntibafashe abakene, ntibite ku ndushyi, mbese bakumva ko imbaraga zabo n'ibyubahiro byabo n'ubushobozi bafite ari byo bibabeshejeho, bakirengagiza guca imanza zitabera, bakirengagiza umunyamubabaro, ufite ibibazo ntibamurenganure. Abo ngabo bafitanye urubanza n'Imana. Ibyo bubatseho byose bigiye kwitura hasi nk'uko ya nzu yaguye. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndarangije, ariko umuntu wese unyumva, wumva ubutumwa, ijambo ry'Imana riramugira inama ngo ahindure, yubake hakiri kare, igihe kikiriho, yubake kuri Kristo, yubake ku ijambo ry'Imana, yubake ku rutare rukomeye, yere kubaka ku bintu by'isi, kubera ko ibintu by'isi ni iby'igihe gitoya, ubutunzi bw'igihe gitoya, ibyubahiro by'igihe gitoya, ariko kubaka kuri Kristo byo ni inyubako ntishobora gutembanwa, ntishobora kugushwa n'umuyaga n'intambara n'akaga kariko kose. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana iguhe umugisha. Nimba wumva ubutumwa bukoze ku mutima wawe, ndagira ngo dufatanye isengesho, usenge uvuga uti, Mwami Yesu, ni igihe kinini namaze ntekereza ko ubwenge bwanjye cyangwa se icyubahiro cyanjye bishobora kumbeshaho nkakwibagirwa, ariko uyu mwanya mfashe umwanzuro kugira ngo nubake kuri wowe, kuko ari wowe wenyine gusa ukomeye, ari wowe wenyine gusa utazahinduka, kubera ko ibintu by'isi bijya bihinduka, ariko abubatse kuri wowe bubatse ku rufatiro rukomeye. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugirire neza, wowe uhindukiye, wowe ufashe umwanzuro wo guhindura inyubako yawe, ukubaka kuri Kristo, ukubaka ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire, Imana izakurinda akaga kari imbere, Imana izakurinda mugiga irimbura, Imana izakurinda umuyaga n'imvura nyinshi biri imbere, izakurinda indwara n'ibyorezo biri imbere yawe. Imana izagufasha kandi izakugira neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushima kubw'uyu mwanya, tugushimiye ijambo ryawe tumaze kuvuga, washyize mu kanwa kacu, turanguriye natwe tukabwira abantu bose kugira ngo baryumve kandi baryumvire. Mu izina rya Yesu turabasengeye kugira ngo umuntu wese ufashe umwanzuro umuhe umugisha wawe, kandi Data, wirengagize imirimo idakwiriye, wirengagize ibyo umuntu wese yabayemo. Bibiliya iravuga ngo iminsi y'ubujiji warayirengagije. Mana, wirengagize iminsi y'ubujiji yo kubaka hadakwiriye kubakwa, yo gushingira ubuzima bwabo ku bidakwiye gushingirwaho, ahubwo utangire iminsi mishya mu mibereho yabo yo kubaka kuri wowe, kuko ari wowe buye rizima. Biravuga ngo ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Urakoze kubyumvishije kandi kuko ubikoze, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Turarangije bene data. Hanyuma nk'uko bisanzwe, turabasaba gukora share, gukora subscribe, turabasaba gukora komanteri, kuko ibitekerezo byanyu ni iby'agaciro kenshi. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka mu izina rya Yesu, amen.